ak'iminsi iteruye ntikaremera burya ivuguta nta n'umuvuba mwana wanjye ngucire ku mayanjye umenye uko ugenda witwararika ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke ntizagushuke isi iguteshe uteshe kubura ijuru. Mwongeye kwirwa mwese mudukurikirana umunsi kundi nko kubimenye tubazanira abastari batandukanye kugira ngo tuganire nabo batubwire ku buzima bwabo ndetse n'ibikorwa bafite umunsi kundi bashaka kubagezaho. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ntabwo nza kumuvugaho byinshi, araza kwivuga n'umuntu mukuru agira ngo tubanze tumuhe ikaze. Urakaza neza mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Watangira ibwira abantu dukurikiye kugira ngo babashe kumenya ninde turi kuganira tunatangira neza ikiganiro cy'uyu munsi. Okay, nitwa Popo Ali. Ndi umuhanzi mushyashya ukizamuka. Uri umuhanzi mushyashya. Popo, mbere ko tujya mu buhanzi bwawe cyangwa se mu bikorwa ufite buri munsi by'ubuhanzi uri gukora, ndagira ngo ubanze wibwira abantu nka background yawe bamenye Popo ni umuntu ukora iki, bimeze biti? Popo Ali ubu ngubu navuga ngo ni umu-artiste n'umuririmbyi. Ndi umuririmbyi, mbere nari umuririmbyi interprete indirimbo z'abandi, ubu ngubu ndumva naje mu buhanzi. Waje mu buhanzi, wari umaze iki ngana tu interprete indirimbo z'abandi? Hashize imyaka 10. Umaze imyaka 10, ufite experience? Ndagerageza. Nk'umuntu umaze igihe iyo myaka yose uririmba, twagira ngo banze ugira akantu uririmira ku bantu gato kugira ngo bamenye ko koko Popo turi kumwe n'umuhanzi koko afite n'ijwi azi kuririmba. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk her stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Wow, ufite impano yo kuririmba? Murakoze. Ntabwo wigeze ujya mu mashusho yo kuririmba kugira ngo nawe hatane ko ufite ijwi ryiza cyane? Hashize ukwezi mvuye muri Nairobi muri East African Got Talent. Wow, byagenze gute? Byagenze neza. Ubashi twabunye aramashusho nabashije gupasinga, tuzasubira ejo ndi mu kwa 9. Wow, félicitations. Merci. Rero uje mu muziki kugeza mu Rwanda dufite abakobwa benshi navuga batangiye bari mu muziki banamenyekanye bidahuye n'imyaka 10 ishize, dore ko nta bakobwa benshi twabonaga muri muzika. Ese imbaraga uzanye zumva ko uzabasha gufata imitima y'abantu cyangwa se gukundwa n'abantu kurusha abakobwa ndetse n'udufite muri muzika maze igihe nizihe? Imbaraga nzanye muzazibona mu minsi mikeya, bizaba ari byiza cyane. Ndumva na mushonje muhishewe. Ese ari Ndirimbo nimwe urasohora? Ashize icyumwe, ashize nk'iminsi 3 gutyo nkoze indirimbo yitwa Biramvuna. Ndumva benshi mwarayibonye. Waturirimbiraho gato nayo kugira ngo twumve none n'indirimbo yawe na melody yawe. Oh, okay. I've been waiting for so long. I'll keep waiting for so long. Kuguwaza kumutima. That's what I wanna do. Would you genda ho wansize? Nubu niho nicaye. Niwumva umutima kunyishyuza. Uzangarukire ndabanegereje. Sinakubeshya. Hoya singetuza. Kuguhisha ko ngukunda. Biramvuna, biramvuna. Bon, amateka yanjye ntago ari maremare cyane, ariko amazina yo nayababwiye. Imyaka mfite imyaka 23. Navutse ku tariki 16 z'ukwa gatandatu ku munsi w'umwana w'umunyafrika. Ndumva ari ibyo ibyinshi nzabibabwira nyuma. Watubwiye ngo witwa ngo ni Popo? Nitwa Popo Ali. Popo Ali. Ese izina Popo Ali amazina y'ikuru ni nayahe? Izina Popo Ali ryavuye kuri Poeta na Aline.
nitwa ari niho ryavuye, hanyuma popo ryavuye kuri poeta. Kubera iki poeta? Ni modo wawe? Abantu benshi bakunda kubimbazaho, ariko oya, poeta ni izina nakuze banyita abanyeshuri bagenzi banjye, ntago ari ukubera yuko niganye ririya, ahubwo nuko ari ryo nakuze banyita. Je naje no kumumenya nyuma, ntago nari muzi, ntago nari nzi ko poeta abaho. Bari kwitiraga iki? Simbizi, abanyeshuri nibyo bahisemo. Ntago wigeze banyise poeta, atari nanjye byihise, nyuma kujya babinyita ahantu hose hasi izina riza kumfata. Wigeze uririmbaho nawe urapa? Ntago wapi, nubwo mbishoboye. Bona neza wenda niho byaravuye, ubona uririmba hawe cyangwa? Oya. Urabizi ko abantu benshi ari gihe bahurira ku mazina. Mu myaka umaze uririmba, navuga w'interprete indirimbo z'abandi, ese ni ikibona byakwigishije kizagufasha mu muziki utangiye? Byanyigishije byinshi cyane, ko kurebera ku bandi nyine ubuhanga bafite mu bikorwa byabo, ibyo bizamfasha cyane mu muziki wanjye. Muhanzi mu Rwanda kwinspira n'ubuhe? Clarisse, Karasira. Clarisse Karubavu arabura, kandi umushobora watangiye kuririmba kera, ubwo mbere yaho nta wari ufite undi wakwinspiraga, cyangwa nuko ari Clarisse ugeze? Mbere ho nari mfite Niriza Kamikazi, ubu ntago akiririmba cyane. Hari indirimbo ya Clarisse wabuze waturimbiraho nk'agatero kawe? Akiminsi iteruye n'ikaremera, burya ivuga utaha nanumvuba, mwana wanjye ngucire ku mayanjye, umenye uko ugenda witwararika, ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira, ntizagushuke ngo isi iguteshe kubura ijuru. Wow. Reka tugaruke kuri story. Hari story zavuzwe ku ndirimbo, hari indirimbo maze isohoye, ariko abantu bakavuga ko hari indi bisa. Ese byagenze gute? Ni wowe washishuye cyangwa baragushishuye kuko ndakubiye mu materime y'ubungu? Ibyo bintu bimaze iminsi biteza impaka nyinshi cyane. Indirimbo hari indirimbo nasohoye yitwa Biramvuna, hanyuma umuntu twari dufitanye projet y'iyo ndirimbo aza kuyifata ihereza undi muhanzi witwa Tony Unique ntabizi. Nyuma maze kubimenya, indirimbo ndayifata ndayisohora, nabo bucya bayisohora, nako twayaplodingiye umunsi umwe, nabo barayisohora. Muri make rero ubu turacyari mu mpaka, ntago birasobanuka neza, gusa indirimbo ngenda bihamya ko ari yanjye. Nuko bimeze. Numva ari cyo nabibabwiraho. Ese ni gihe ki uyibonyemo impano yo kuririmba? Kuva nkiri umwana muto cyane nakuze numva nkunda kuririmba. Ubundi burya ikintu, hari igihe ukora ikintu bite nk'umwuga kugira ngo bikugaburire cyangwa se bizagutunge, ariko hari igihe ukora ikintu ugishoboye kandi ugikunda. Nta kintu kiza mu buzima nko gukora ikintu ukunda. Nuko nisanze numva nshaka kuzaririmba kuva nkiri muto cyane, mbikunda cyane, kugeza n'ahantu bambwira wabuze iki kugira ngo uririmbe, waririmbye kuki utaririmba, ufite ijwi ryiza kuki utarikoresha. Nkajya ndirimba gutyo n'interprete z'abandi, ariko ubu ndumva ari cyo gihe cyo kugira ngo ndirimbe. Ira ndirimbo nyuma yo kuyisohoye nihe feedback wabonye? Nabonye feedback nyinshi cyane, abantu benshi bambwira courage, abandi turagushyigikiye. Vuga ngo natangiye ndirimba mu church, mu worship team nyine, nyuma nza kukinumva ko ibi bintu bitangaburira nkabigira nk'akazi. Nza kujya ndirimba mu mariage, nkaririmba mu hotel. Nuko nabitangiye byari bigoye, ariko umuntu yagombaga kubikora kugira ngo agire icyo ageraho. Uvuze ngo aririmbaga mu mahoteli, mu mahaje n'andi atandukanye. Nagira ngo tugane gato kuri kariyeri, kuvuga ngo ko mu Rwanda dufite abantu interprete zisanzwe, kuba ati ngende ndirimba indirimbo z'abandi, haba mu tubari ndetse n'ahandi hatandukanye. Twagiye tuvuge kuri ubwo buzima ho gatoya. Ese mu gihe wabikoraga ni nk'ize challenge wahoraga nazo? Hari igihe wajyaga nko gusaba akazi ahantu, ugasanga ntibikunze, bakakakwima, cyangwa se bigusaba umwanya uhagije wo gutigita kugira ngo ubigereho. Nko mu makwe bisaba kwirirwa nyine utanga adresse zawe kugira ngo bazaguhamagare, ugakora ibintu neza kugira ngo n'ubutaha umuntu azakubwire ngo
urashoboye uzagaruke. Waba warugajwe n'indwara z'uruhu, waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic, cyangwa se ugasura urubuga rwacu monacocosmetic.net.